nsanga hano iwanjye nyine sheri ararwaye mvuye ku kazi sanga ameze nabi. Sha gira vuba nyine ihangana urabukoze pe. Icyo nifuza kugeza aka kanya ni uko urukundo rwanjye nawe rwarangirira. Abahungu barabeshya. Yashatse kuva Barabeshya. imyaka ine ibaze imyaka ine gukundana n'umuntu imyaka ine. Uzikana cya kirongo cyumeye kuri ingara ariwe kera. ndatekereza giye ndajya nicara ndatekereza nuko uva mu bari mu musinzi ndubira ngo ngenda tekereza sikuba nabimenga se ara bose ni gwaje we ni gwacu sha sivyo sho akareka ntago nabyemera dusa hose wawe bavuze utarambwira birashoboka. iyi ni surprise Yes. Shimye cyane. None wowe urantunguye. Uko niko kuri rero. Hano yawe. Birashimishije cyane ari gushima no. None sinahari. Sikugize mu kamutambi. Oya ntabwo byari ngombwa. Nyine urumva ntabwo byari ngombwa rwose. Sinakubwiye. Ariko sukumaye ikiko. Byagenda gase. Biragenda turaho. Muraho. Shana turabona ko turaho kabisa. Ndabona mufite urugo rwiza. Turi mu kwa buki nyine. Barerewe pe. Yego. Ingora. Ariko ndi nabyo. None se. Nta fiance se bigeze he? Tubirimo natwe ni mu mwaka utaha. Mu mwaka utaha? Kwa 12 natwe tuzabatumira. Icyuma wameze ameze neza mu kwa 12 natwe nibwo turi gutegura kuzakora kwa 12 hose nari ndi kumuzana invitation. Oya ubu ngubu haracyari kare aracyarimo kuverisa ntabwo yari yabisoza. Ariko bitewe none se uramuhungu nta gahunda afite se? Ya gahunda yarayifite tubirimo umwaka utaha ntabwo ari kera reka. Harya ngo ni cyomoro? Ni cyomeko pe. Reka nkubwize ukuri ni cyomeko. Simwagendaga na sheri simwagendanaga. Ntabwo mwari couple se? Sitwari couple imwe. Ariko habaye iki kugeza igihe nk'iki ngiki? Erega tubirimo turi kubitegura. Ariko se ni ikibazo cyawe cyane ikibazo cy'umuhungu? Arimo yashaka verisoma namara gusoza kuverisa iriya moto azahita abona no gushaka y'inkwano dute tubanza. Ngo verisoma kwe verisoma? Ya papa reka nkubwire cyuzuzo we urumva? Ndakumva. Hindure mu mitekerereze sibyo? Hindura rwose kuko ikindi ngiye nkubwije ukuri abahungu barabeshya. Yashatse kuva barabeshya. Imyaka ine ibaze imyaka ine gukundana n'umuntu imyaka ine. Uzikana cya kirongo cyumeye kuri ingara ariwe kera. Shiri
Cyuzuzo se ko tutamwakiriye. Uzi ko disi twakurangaranye sheri wagiye kumuzanira Mawe. shasheri no kuri byayo Oya genda. sha nawe sheri uransetsa ewe Cyuzuzo rero ngira ibya cyomoro wawe. natwe n'ejo bundi tuzaba tumeze neza. va kuri cyomeko nakira nimwe nwera icyayi murakoze. we nawe ni cyomeko ni cyomeko pe sheri ndabeshya ubwo twaba tuvuze nabi ndumva kiryoshye n'icy'abageni pe. tuba twateguye Tega mugire inama sheri. Uwo cyomoro wawe uguma unambaho yometse ibiki. Ngo ni imyaka ingahe iburara? mu kwezi kwa 12 k'umwaka utaha. Ubwo uzaba wujuje imyaka ingahe? ye mama we imyaka ingahe? Nzaba ndi hafi kuzuza 30. Haribwa ni nyinshi. ye sheri 30 Yego. reka nkubwire va kuri cyomeko sibyo nukuri urabizi kuri inshuti yacu sibyo va kuri cyomeko tekereza neza tekereza neza arimo arakubeshya Tega mugire inama ratashiriwe. Cyomoro uremera kumuvaho cyawe ntabwo byemera. Erega turakundana ndamuvaho kubera Ariko ubwo rukundo uziko hanze hari abana bafite amafaranga babuze icyo bayamaza. ukumva rero nava kuri cyomoro wanjye ninde wazanyomora se muri abo ngabo. ni cyomeko koko ntawamuruta mugumane urugo rwanyu ndagiye murabeho Ntabwo tumerekeza se we. oya ntimumerekeze ndijyana. ngo mana yanjye shani ibibazo sheri agiye anarakaye shabe birakomera mwana w'umukobwa n'ukuri Imana izamutabare Ariko byomoro byiwe. aka ni cyomeko Ubigize uhinduka. narahindutse ariko pe ukuri kose Nibi byose ntabwo nzi ko ari byo. naje kwiyemeraho se Umugabo. ese mugize Zashira uwo mugore uruta nubuhe ko. Niba ku nambaye neza. nyine ntawe rwose ariko kaba ari agaciyemo oya kumbiriza umuswa oya ariko ihangane ariko ihangane tuganire uyihangane gusa ntabwo arakabazo agaciyemo ubarira abantu kubareba rwose ntabwo watuma umuntu agucaho ukareba imyambaro namunengaga imyambarire yambaye ntabwo iberanye n'ukomeze rwose ntamunengaga kuba rero ntamunenze ukajya ngo wenda namukunze ntabwo ari byo bikwiye rwose basimbabarira rwose ntabwo bizongera sibyo Narinzi ko wahindutse. narahindutse ntabwo nyiri wawe kandi pe Kandi icyizere mfite ko aha twicaye ari ahantu. ntabwo uracyabishidikanya Ntabwo ntikwizera wowe. uyu wese kureba bariya ndimo ndabanenga bariya irasi imyambaro y'umwana w'umukobwa N'akantu gato nari ngufitiye. aho ukatekanye Cyane umuhehesi. Ariko wamenya ko ukuze. Uracyari umuhehesi, uracyakibuka. ubona kurara umwana urasura umwana wawe yambaye kuri wowe byakunezeza umurebye se kugira ngo umubyibuha abashije guhagarara umukebure aricyo bitwaye oya wigenda n'akantu kunywa ariko kuko tuze hano iwacu tugenda n'akantu tunyweye we seriveri Sigare mu byo n'ubundi. seriveri karame rwose ngwino hano shawe ngwino hano mutume shawe turabakira mu byubahiro mu ngombwa kibazo Wabuze ikintu ubu dusazanye. Uko mbona bigira nk'umuntu umbonye ubwa. ibintu birahinduka reka tumuzanire ibibazo Sanira fanta ntabwo uzi icyo nkora. oya nta fanta umva nimutuzanire kaberuje tuzanire kaberuje tworoshye nyarutsa tugere tugende
Sheri yabaye iki se? Sheri? Wabaye iki? Warwaye? Je? Kweguka gatoya. Giye gukomera. Nabikomera. Warembye nasize mbona akabaraga ari gake ariko ndabona byakomeye. Sheri? Umeze neza? Nibiki bibaho se? Sheri? Tujye kwa muganga? Ntakibazo. Tujye kwa muganga? Yego. Kamamagara mu motari. Suko kumana. Hello? Mota? Wansanze se hamwe iwanjye? Ni Sami. Nsanga hano iwanjye nyine Sheri ararwaye mvuye ku kazi sanga ameze nabi. Sha gira vuba nyine ihangana urabukoze pe. Sheri. Amagaye umumotari ambwiye yuko agiye kuza sibyo? Ihangana rero uramera neza ahubwo ndabona udasa neza reka tugende njye kugukarabya sibyo? Hanyuma tubone kugenda. Ihangana uhaguruke. Komera humura uraza kumera neza. Rero ihangane rwose. Injira. Ndabona Sheri. Urantunguye ubuzima. No mutunga umutima wanjye nabo. Ntabwo ari ubizi ko ndi buze kwa karipanze. Kuno sai n'umunota navurenza amasegonda. Ntabwo njya nica gahunda nk'abashaka. Cyumukundi. Bane mavuno mufuza kujya umugore wazaza. Ubizi se? Ndabizi. Ejo bundi bose ni vuba nawe tuzatinda. Kuko utameze neza wabaye iki? Meze neza ariko. Urishimye? Ntabwo nabura kwishima kuko natwe turimo ari mariage yacu. Ni vuba kandi urabizi. Kandi nze kwibuka n'igihe twapanze. Ndacyibuka umwaka utaha se. Ahise ni kera. Kwa cya bene ejo mu kwa 12 kandi icyo baye abakina muto wese hano ubona aho warakoze cyane uyu umva ko twateze. Aya ntacyo mbaye. Ntabwo se wasuye ko abacyuzuza. Ibyo barabibiyo ntukabyiteho. Ubundi ujye makuru izindi ngo z'abandi zanadushwenya. Ariko umenye ko bari abashuti bacu ngiye ejo ndi narabasuye. Bameze bate? Bameze neza. Barashima Imana. Ni byiza ndahenda byishimiye ko bakomeye. Ako se buriya kureba twari mu rungano rumwe nabo kandi binjiye mu rukundo twe twararubanjemo badusangamo tumaranye imyaka 2.
bo bamaze imyaka 2 bakundana bahita bakora ubukwe none twebwe imyaka 4 irashize ntacyo wibwira none umusobanura neza impamvu ibyose birapfa cyangwa se ibyo byose cyane ntabisha ibirimo kuko dore impamvu zo gucuma umuntu yavuze ngo gakondo gashaje kugira kimwe umugore uteze kubaka urugo yarwubatse akubwiza ukuri amahirwe y'imigisha byose n'abana n'urubyaro tuzanezerwa ugiye ikibazo imyaka 4 yose ndaho ntegereje nihanganye reba ko se baratwite kwa korode bo baranabyaye bose twari mu rungano rumwe nanjye mukuru kuri twaje tubyara impanga n'iki kibazo simwa n'ubafite tubyara babiri ejo bundi mubyara impanga wacu ni impanga oye ngiye kubwira ibintu ntubyumve ukaguma umbwira ngo imyaka 4 ntago ari myinshi ubuse ko maze kugira imyaka 30 tuzabana ngize 40 aya bomwe ikintu kimwe ita ku by'abandi ita ku byacu usenyera ibyacu ejo bundi imisiri kwita ku by'abandi dushaka amafaranga zuma tugomba kwigira kuri bagenzi bacu noneho badusanze twe twaramenyanye niba ari abakuyobyura kuri kira bahinduka ari abanyobya nta wigeze amvugisha gende kukubwira ibyo natekereje kandi nagenzuye icyo cyo kuvanye wanye kumbwira nabi cyangwa uri cyomeko ahubwo wanyiyometseho ntabwo ngiye nigeze mbimenyana mbere hose amagambo mbwiye uri cyomeko niko maze kubibona kuko ntabwo umbwira ngo imyaka 4 hazeho n'undi wa 5 ngo turakundana ubwo sugo rukundo rwazagera kuki kuki bagwene bizonga bahindura iki ndagusaba icyo nkeneye ntuki ukambira ngo very soma ese ira moto uzi ko nikoresha uzi ko serving muri iki ukuntu yikoresha moto iraruta umugore wawe nyine ukuntu niyo duhahira ese niba utampa icyo nkeneye tukiri mu rukundo uzakima tumaze kubyara izo mpanga umbwira impanga iwacu tubyara impanga ihangane dukundane imyaka 10 tuzabyara impanga tuzahita tubyara 12 kumana nje koko umva iki cyumbe kimwe wimbwira ntacyo nagushuze ko wimbwira wanyufisha mudamu ijya yishize umbwira n'ikinene uyu mwanya naje hano ngira ngo nanjye nkubwire kandi unyumve ukurugutura amatwi nyumve neza ndakumva urifuza icyundi icyo nifuza kugeza aka kanya nuko urukundo rwanjye nawe rwarangirira ukagenda ukajya gushaka abazihanganira iyo myaka yawe 5 cyangwa se 10 ninga sinzi uzabahereza kuko imyaka 4 mwihanganiye ntago ari bikeya oya uvuye pfiri wanyu uje kumwe urushwana ndakubwiye ngo guhera uyu munsi ni isaha ni itariki ntuzigere wongera no kuntekereza mu matwi yawe ubu mugo twapfuye cyangwa ko twapfuye cyumvikana aho ngaho ngewe kuguma kwihanganira imyaka 4 nagusabye amafaranga 50,000 wigeze yampa amafaranga wigeze uyampa amafaranga bya ni byisi dushaka twagira kitumva umuntu ari impamvu utari kubyumva nuko nicatse reba ahangaha ndakubwira guhera uyu munsi iyi tariki ndetse n'isaha ntuzongere kuntekereza mu mutwe wawe kandi ntuzongere no kwibwira ngo uzampamagara gumana moto yawe na verisoma yawe uzagera ujye gushaka abandi bakobwa bazabasha kwihanganira iyo myaka yawe n'undi munsi ntuzongere no kuntekereza niba n'icyuzuzo ugomba kuzuza umuryango wanjye ndetse n'uwo nakunze ariko mu gihe mukunze ntibishoboke ukaba waranyiyometseho witwa ngo icyomoro uko kunyiyomekaho ngwiyomoyeho n'undi munsi ntuzongere kumenyera kukaragiye umuntu nta mutima wanjye wose n'ukuntu wese mwari umuha byose nkari umuhanga bitwara none arambe mu cyaragiye ese mama none mvi no nabwo iki mama ari mu Juru, suri hano mwana. Yale mageze wansanga harakinze. Nta muntu n'umwe ubarizwayo. Barampamagaye mpanguri hano. Naje hano. Ukora iki se? Juru, basanzwe bikumenyereye. Uza gace kambaye umuvazi.
ngiye kubona mbona umugabo aransohokana ahubwo umunwa wacu ngiye kuzadukwaho umubano ngabwira rero yagusohokanye se byagenze gute reka da yansohokanye ngiye kubona mbona ngejeje ati mugore mwiza itegereza iyi nyubako nditegereza ngende ndimo kwitegereza ndahabona ati mugore mwiza iyi nyubako yawe hey mfasha re aha n'ahandi ho ngo sinabyakira ariko nyuma yaje kunkorera akantu baba sagashengura umutima wanjye ubwo turi muri ibyo byishimo reka ntamubona nkabona abayakanye na gato bitewe n'ibitekerezo yari afite ngiye kubona hacaho idura ariko ubushye babatwa bwo ku nkombe iduri ry'umukobwa maze umugabo aramwirukira yamaze nk'amasaha ayo abiri yanze kugarura rwose ubundi reka ibyo bintu ntabwo umaze kubimenyera ko murinze mubyara abana bane utaramenyera umugabo wawe rero dore ugira inama utarabakecuru umwana w'amama urabizi batubyaye turi babiri ntabwo nkeneye kuzabona witwa n'agahinda ukwiriye kwakira ubwo buzima ukihangana nyine nese ukeneye kuzashaka undi mugabo hari undi mugabo ushaka biro ntabwo uhagije urumva urega byari byo ariko sharaje reka kubabaza reka nkubwire rero twe twasohotse twambaye neza dusa neza mbona yabaye umweru dede yabaye n'umutima wabaye umweru ye nibyo koko ariko n'ubusanzwe bwera n'umwana mwiza uretse ako kageso reka nkugire inama ndamusengera wegere imana nihindura amateka nutayegeye naho uzasa wisange umutwe ubaye urwaye stroke mbese nyine usanga imitsi y'umutwe iraturitse tuze tugushyingure da bariya bana se bazarirwa nabi uzaba banyoherereza bazarirwa n'icyo bibaye byiza rero mwakira utwara ariko usenga imana izagwa kubyakira ubwo byoroshye muvanye gusa ntacyo wowe ntacyo ishimira ibyo imana iguhaye nimba umugabo ameze kuriya musengere nurangiza umwerere imbuto ni ukuri rero igihe imana izabyumva ukazatanga amashimwe ko mana yanjye anyanga bigeze hariya cyangwa bikunda gushaka ukuntu umutima w'umwigarura muri ngewe rwose ntabona byiha cyomo mama bariya mama ni ibikizi wabaye iki niko cyomo makarama wabaye iki mama banaye indobo nkira koko mana ziki koko rero ikigega bamaye mama ese ko numva uvuga ngo indobo ibigega ninde waguyemo ninde wapfuye banaye bamaye indobo nziza inde ariko tuzi umbwire cyomo wambwiye ikigega kingana ko urambwira indobo urambwira ibigega ninde wakiguyemo ninde wapfuye wambwiye mama ko cyuzuye yikora muri biriya bintu cyuzuye mama nawe cyuzuye yaguye mu kigega mama indobo mama yaguye mu ndobo aragima si bino none ibiki cyomo tuzi umbwire neza umva gerageza kumbwira numve ni ibiki umbwira ushaka gusobanurira mama ushaka gusobanurira wayambwira urambwira indobo urambwira ikigega urambwira cyuzuzo yaguye mu kigega mama ngutama byumva neza ngaho mbwira izo ndo n'ibigega mavuga ni imvugo zigezweho mbako muri abakera mutize mwiza kera cyane simbizi aha n'indobo se burya biba mu cyongereza n'ibifaransa da n'ikigega kutarayihabwa ariko rero tuza umbwira ibya cyuzuzo njye uravuga cyuzuzo nkumva unteye ubwoba nkavuga ese yapfuye byagenze bite maduko byagenze twari twasohotse yego namusohokanye urabizi ko mukunda cyane ndamwakira turiyakira cyane turishima aho ku munota wa nyuma atama indobo nk'iri koko yayiguyemo se mari kubitekereza umutwe ukaba
ako cyomoro watuje ukambwira ese ngo dushwaye ese reba hano umbwire kwanza igihe wahereye bimeze bite Mwenye nacyo twatandukanye. Ibyo bivuga uvuya. Ibyo ntubimbwire. Umva cyomoro ibyo bintu ntubimbwire. Uko byagenze. Ngaho mbwira. Twamaze kwiyakira anyakombese nkana. Nimba nayimuhaye ngo turashwana. Kandi nawe uranze ko magaze. Uzi imisoro nangera moto. Ntandebera imitungo yanjye kuri ya moto. Neko yamuhanga gusha moto yanjye. Ubwo cyomoro yakwatsa amafaranga 50,000 y'ubuntu y'ubusa nta kintu ashaka gukora nanze ko kimbwira nse mbona gukora iki nawe wese yuzuka yanyaga umva reka nkubwire nkunda cyuzuzo ubyumve neza amaze igihe uranyaga nawe ndagukunda ese nakunda umukazana nkanga umwana wanjye ariko ndumva ari amafuti wamushyizeho wowe naga mfite mama pe kuko cyomoro ni umwana mwiza cyomoro n'umukobwa mwiza amagara ko gufata nabi nta tumuvugisha wumva ntafata ndamuvugisha imbere yawe kada telefone dore mirasimbuka ngiye subize murebe nyisubizemo ndebe biki ko ari yo wamuteye umushinya inyuzemo yanze nasubize mande urabona oya reka nkubwire arabajura mukobwa mama nta mukundaga icyo nkeneye rero reka nkubwire cyomo nkeneye cyuzuzo hano ikibazo ariko umeze neza nanjye ndayibona kabisa umeze neza kwe nanjye nageze mu mujyi ndi mushya ariko ubuzima bwo mu mujyi sengeze ubuzima bwo mu mujyi biragenda nyine umeze neza ndabibona umujyi warakuryoheye ewana kabisa umeze neza ewana uwo mu mujyi nyine tu warandyoheye ariko nyine yagize ikibazo kinkomereye pe bwoko gisa ariko ubundi kwicuza kihe kibazo se kandi uzi ko sheri wanjye cyomoro twatandukanye ariko ntabwo bishoboka nanjye ntabwo byumva nanjye ntabwo ndi kubasha kuyimanaginga ngo mbyumve neza cyomoro neza cyomoro nzi umwana wagukundaga yagutekerezaga nyina akagukunda nawe akagukunda akazi ukambwira gute ko washwana na cyomoro ko ntabwo nanjye mbyumva byose nijye wabigizemo uruhare ariko ubu ngubu ndi kubona amakosa yose nakoze nabuze undi muntu n'umwe wankunda nka cyomoro pe oya cyomoro yaragukundaga cyomoro akagutetesha noneho akarusho mama we ihwana hirya yarakwakiriye nk'umukazana mu muryango ariko ntabwo byumvikana ngize amahirwe napfukama agasaba imbabazi pe nkareba ko naba muri uriya muryango uko warankundaga gusa nyine cyomoro nawe wari waramugiye mu buzima no mu maraso wari waragezemo mu mutima indani yari agufite na n'isaha indahamya nashidikanya ko arakwemera nta n'undi mukobwa n'uyu n'umwe uzigera uza mu buzima bwe ntabwo nzi ko azambabarira basi ndakwinginze inama kumbizo neza gerageza umuhamagare nawe aracyagukunda ni ukuri nta n'undi mu sister yigeze yumva mu buzima bwe wazanga amere nkawe basi gerageza umuhamagare ndabizi neza Allo Sheri ni sheri wawe cyuzuzo ndasaba imbabazi z'amakosa nakoze nanjye si njyewe satani wancutse mbabarira amahirwe ya kabiri ntabwo nzegera nongera gukora ikosa mu buzima bwacu mbabarira ndakwinginze na mama arankeneye urakoze cyane murakoze kuba mumbabari Imana baha umugisha mwinshi nanjye nzababera umuryango mwiza
nukuri ntabwo nzongera kubatenguha na rimwe murakoze cyane ni byiza rwose nanjye ntabwo nabyumvise ariko icyo ni igitangaza rwose urakoze ubundi ntabwo nabona uko ngushimira urakoze imana nawe iguhe umugisha kuko ni wowe ubimfashijemo kugira ngo bambabarire uko biri kose cyomoro njye nari mbizi neza umva 200% ko nta wundi mukobwa n'umwe wakigera uza mu buzima bwe ewana urakoze cyane imana iguhe umugisha chérie bihanagura niwe irudeze utishimye ariko utishimye ntabwo twahurije avugana na bene hano tuganire nitaye hakiri kare umeze utese ubu ni kare ni kare da amasaha y'abapapa bo hakiri kare iyo bigira isaa moya buriya hakiri kare ko numva arashaka kuganira nawe ndasaba rwose shuri iyi gitomuyaga iyo muganirije tugeze mu gahunda yo kugira ngo twari turuhuke kuko utabyumva iki kiri gutera shuri siko ugiye kuzamukariza umutima wajya muse mwakiri gute ko ngushyuririza amazi uwo mugabo nkaguterera ipasi nkakugaburira ubu mba ndaricaye nje hano kugira ngo ndebe ko wanataha ubundi umugore usuzugura umugabo aryama atarataha umunsi gusuzugura none se sho dukundana wigeze ubona namara ateye pasi wigeze ubona namara inkweto idahanagura ibyo byose nari bifite nanabyikorera ariko wibuke ko ni wowe naje ashaka none ndagukoraho ukaba uriyaneye ukaba wikoreje mu by'agace ibintu nkora koko ubona ari byo wambwira ikibazo ufite tukicara hasi tukakiganiraho ahubwo wambwira ikibazo ufite kuko ngenda kwakira bisanzwe sinizera neza umugore uramutegereje gukira sinizera neza sinzi ukuntu ushaka kumuba mbwira aho uri ikibazo wumva ufite ndetse kubaza shuri uramubona muri we wumva umuntu guseka basomuka ubu ugomba kumbaza iryo jambo ndabikubaza ndakubwira n'impamvu ndakunda n'uburyo witwara nkaba ntugutegereje yes niba unkunda rero ubu inkovu z'umubiri wanjye urazizi inkovu z'umubiri wanjye urazizi ubuheruka byibura niba baba ugenda uyabuza hose niba bakubise icyuma wabanza kumwishyura ibyo ni ibyo wumva rero ese ubona nishimiye kwandura nawe arakora tugende kurya abantu ibyo kurya bihoraho tuzanafata na bisibe ariko wibuke ko ibyishimo by'umuntu adapfa ajyana ibihise ibihe byishimo nibyo shaka kuri wewe shaka ibyishimo kuri wewe nakubeshye pe numva kuvuga ngo tugeze kuri iyo ngingo ntabishobora kandi urabizi niwe wabiteye bitwa nabishoboka mbese wanteye inkota mu mutima hahandi nagendaga nabona n'umuntu ariko narapfuye kera ndumva ntabishobora ariko shobora ndakwinginze akira telefone yawe ndakwinginze mbere saba imbabazi nzikuye ku mutima amakosa yose nawe nagukoreye ndakwinginze kuyambabarira kuko ni menshi uri mu undi muntu wabasha kumubarira ariko nk'umuntu wigeze kunkunda ubwari busa ihangana umubarira sibyo izo mbabazi ntazo mfite we kubwira waransohokanye ujya kunyereka ahantu waguze ndishima ndaseka muzitsiraza icyo wanyituye ntukize ariko ibyo byarangije nta muntu aka kanya ndanga bisaba imbabazi reka
mba ntabwo nzi ikintu uzanye ihangane ujye mwakira bikunyure kuko mwakira bikikora umugabo mwiza ingaruka mu mutima utuje kandi ndakwinginze nsabye imbabazi nzikwiye mbabarira kandi ndakwizeza neza ko bitazongera sibyo kandi mbikuye ku mutima ibi bintu bimarana ukwezi kose n'umushaka ndabikwemerera ihangane mubare ntureba se ngo ndabikunda